turagushimiye mwami Imana yacu, tugushimiye imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe, tugushimiye uburinzi bwawe bwiza watugiriye ubwo wadushyizeho ukemera kuvuka kangahe ku nshuro tutabasha kubara zigeze mu bihumbi 2000, aho duhora twibuka kuvuka k'umwana wa Yesu Kristo hagati muri twe. Uyu munsi turanezerewe, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi turanezerewe, mwami twese tunejejwe nawe cyane mu mutima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Habwe icyubahiro kuko warinze iri teraniro kuva mu gitondo ritangira kugeza aho tugejeje kuri aya masaha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze ku mwanya rero udasanzwe ngo kugira ngo twongere dusobanukirwe ijambo ryawe bitubwiraho, ndetse twongere twumve icyo ridutegeka gukora kugira ngo aricyo tugenderamo. Utwemerere mwami Nyiringabo Imana, abari hano twese tuze gutega amatwi kandi twumvire ndetse dusobanukirwe. Twemere Mwuka Wera kugira ngo aza dusobanurire kandi ashingishe iryo jambo mu mitima yacu, rigumemo kugira ngo rihore ryubaka ibishyashya muri twe, ndetse tube mwami Nyiringabo Imana abakristo bahamye bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Reka tukwereke mwami Nyiringabo Imana umugaragu wawe data wateguye ko ari uza kurinyuzamo, agiye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe. Reka twemerere data Nyiringabo Imana bamubona, tubone ubwiza bwawe bumurabagiranaho, kandi utwemerere uburinzi wemeye kumushyiraho wamusezeranyije umubeho, umurindisha imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe. Bwiza bwawe mukayanganeho, murinde ibitero by'abarozi, murinde ibitero by'abadayimoni, murinde ibitero by'abakonikoni, murinde iterabwoba ry'uburyo bwose. Ahubwo icyubahiro cyawe kimugumeho, Mwuka Wera agume muri we kandi akore iry'ubutwari muri we. Ngaho ganza utegeke, natwe dutegeye amatwi iryo jambo, byambashe twizeye kandi dushima mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ndifuriza abana umunsi mwiza, kuno munsi wa Noheli n'umunsi w'abana, kandi nkanawifuriza abakuru baje gufasha abo bana. Imana itanga umugisha ku muntu wese. Haleluya. Amen. Uno munsi rero ni mwiza kuko abaririmbyi batubwiye ukuntu byabaye ngombwa yuko Yesu avuka, kandi koko nibyo, yatavuka ubuzima abantu babayeho mbere ya Yesu ntabwo bwari bworoshye, ariko Yesu yavutse nk'umwami uje kutubatura, umwami uje kudukiza, bituma natwe dukiriramo, natwe tuvuka ku ngoma umwami Yesu Kristo. Mu magambo meza badusomeye mu bice bitandukanye, isezerano rya kera n'isezerano rishya, cyane cyane ndagira ngo twigiremo uko dukwiye gusoza uyu mwaka wa 2023, kandi tuzatangire 2024 dufite ingamba zo kuguma mu mwami wacu, kandi tubasha kuba amashami ashamikiye ku giti cy'umuzabibu gikomeye, natwe tukabona amazi yo kudutunga. Ubw'ibyo rero kubera ko tugenda dukubitana n'ingorane nyinshi zitandukanye, navuze ngo ijambo twigaho cyane cyane naba rifite ingingo ivuga ngo nubasha gutsinda uburakari bukunda kukwirukaho kandi ukabasha kumenya kwihangana, uwo mwaka uzawinjiramo neza, ubashe no kuwusoza. Usoza nshaka kuvuga ntabwo ari ugusoza umwaka tubyibushye, ntabwo ari ugusoza umwaka dufite amafaranga, ntabwo ari ugusoza umwaka dufite abantu badukunda cyane, ni ugusoza umwaka turi muri wa mwami dushaka kwinjiramo, tugendana nawe, dushobokana nawe, akatwigisha, akadushoboza, tukaba inshuti ze, kandi nawe akadutabara igihe cyose bibaye ngombwa. Niyo mpamvu rero ijambo badusomeye muri Luka ibice 2, mbere yo kuhajya nabashije kubona umurongo wa 14 hano batubwira ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Iki gitondo nanjye nifuza yuko muri ino si aho turi tuba muri ba bandi Imana yishimira, natwe tukabona
icyubahiro icyo dukora bigatanga icyubahiro ku Mana. Niyo mpamvu rero natwe dukwiye kuvuga ngo ngiye ku ruhande rwanjye, ngiye n'umuryango wanjye, ngiye n'abo tubana, ngiye n'abo dukorana, ndifuza ko uno mwaka usoza icyubahiro ari icy'Imana. Ndifuza ko dutangira umwaka utaha icyubahiro ari icy'Imana. Icyubahiro kibi cy'Imana rero kivuye mu bikorwa dukora, kigaragariye mu byo twibwira, kandi Yesu yarabitubwiye ngo abo ngabo bizagaragarira mu mbuto zabo. Imbuto wera, imbuto nanjye zabasha kwera muri uno mwaka, imbuto ngiye kwiha muri kino gihe, nizo zizagaragaza yuko Uwiteka ahabwa icyubahiro kubw'imirimo yanjye, kubw'ibikorwa byanjye. N'ubundi badusomeye muri Luka ibice 2 umurongo wa 7, umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Ngo Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa Betelehemu. Umurongo wa 7 baravuga ngo abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Ndagira ngo rero muri kano kanya twigireho ingeso za Yesu kugira ngo natwe tuzazamukane nazo. Yesu yavutse, icyo turimo kwibuka kuri uno munsi. Abanyamateka bo bavuga yuko iyi gahunda yo kuvuga ngo Yesu yaravutse babifashe mu isekuruza rya 4 nyuma ya Yesu Kristo, ubwo ni mu myaka ya za 300, nibwo babashije gufata ingamba baravuga ngo Yesu yavutse kuri 25. Mu by'ukuri nubwo wenda batabaga bibuka itariki yabyo, ariko twebwe tuzi ko umwami yatuvukiye kandi tukaba dufite umunsi duhurizaho tukizihiza uwo munsi. Niyo mpamvu rero ari byiza yuko umuntu wese avuga ngo nongeye kuvuka bushyashya, kugira ngo ne kuzagwingira muri ubuzima ngiye gucamo, ahubwo nzaba intwari. Nushaka kuba intwari rero nagusabye, nakwigishije ngo uzirinde kurakara, uzirinde kugira ubunebwe, ahubwo ugira ubushake maze wihangane mu byo ubasha gukora. Yesu Kristo rero yavutse abasha kumenya guca bugufi. Tekereza, yaravutse aragenda, baramujyana akiri mu nda kandi yari umwami, ariko aza kuvukira mu nzira, aza kuvukira mu muvure, aravuka bajya kumurerera mu muvure. Abana bacu rero ba kino gihe, ababyeyi bacu ntabwo bakwifuza kubyarira ahatari mu bitaro bikomeye. Burya bamwe bajya bifuza kubyara bari mu ndege bagana muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu bikomeye, kugira ngo bazabashe guhabwa ubwene gihugu bwo muri icyo gihugu. Umuturage wacu wo mu Rwanda yagize amahirwe akaba agendereye Amerika, umwana akavukirayo cyangwa akavukira mu ndege yarangije kubona viza yo kujya muri Amerika, biroroshye ahita aba umunyamerika. Ariko twebwe twifuza kugira ubwene gihugu bwo mu ijuru. Turifuza kugira ubwene gihugu bwo kuzavuga ngo Yesu aranzi, kandi abagiye gutegura azaza anjyana. Yesu wo mubona ni wawundi ufite ka kagero ko kwitwa umuntu uvukira mu kiraro. Yarangiza amaze kuvuka, iminsi ikurikiyeho agakubitana n'intambara nk'izo ujya ukubitana nazo. Nukubitana nazo rero rimwe na rimwe uzajya uvuga ngo na Yesu yabanye nazo. Yesu yakubitanye n'intambara akiri uruhinja, ntabwo yamaze kuvuka ngo mu kanya asubire iwabo, bajye gutuza, bajye kwirira, bajye gukora imirimo yose uko byari bisanzwe, ahubwo babanje guhita bajya guhunga. Haleluya. Nuko benshi muri twebwe batahunze ngo bamenye uko bigenda, ariko guhunga birabiha. Guhunga birabiha. Yesu Kristo rero bamuhungishije, Yosefu na Mariya bamuhungishije akiri uruhinja. Agize kuvukira mu kiraro, bamuhungisha akiri uruhinja, ahigwa akiri mutoya. Ndetse abantu bamwe barapfa ku bwa Yesu bashakaga kwica. Ariyo mpamvu Imana nayo igikora ibitangaza, abantu bagapfa, intwari zabo zigapfa kugira ngo ikurinde. Haleluya. Ejo hari umuntu nahoze numva, hari ibintu bari bamuteze abakozi ba Satani. Arangije afata inzira ya Kigali, akigerayo bakora ku mbarutso biramuhagurukana. Ariko kubw'amasengesho abandi bantu bakoze, yabashije kurokoka, arangije arataha. Ariyo mpamvu rero Imana yigitubwira ngo ngewe nkoreshe ingabo zanjye zigapfa ku bwawe wowe ukarokoka. Niyo mpamvu Yesu rero wahunze bakamuhiga akarokoka, azakurwanaho nawe urokoke. Sibyo ra?
niba njye nawe tumwizera tukagendera mu byo akunda, tukagendera mu byo ashaka, azaturokora natwe igihe bizaba bigoye. Niba ushaka kugendana na Yesu rero, emera guca bugufi nk'uwavukiye mu kiraro, emera guca bugufi kwihangana nk'uwahungishijwe, emera guca bugufi kwihangana nk'uwabaye umukene. Bajya basobanurira yuko buriya Yosefu yapfuye Yesu atarapfa, bikaba ngombwa ko Yesu aba ariwe yirirwa ajya mu ruganda rwo kubaza, ndetse ko byabaye ngombwa ko akora amasarumara 2 kugira ngo abashe gufatanya na nyina gutunga ruriya rugo. Emera rero nugira icyo ugakina, uzavuge ngo na Yesu byamubayeho. Emera niba gusaba kuvuga ngo tungura ukiri mutoya, rwana n'intambara ukiri mutoya utaraba umuntu mukuru ushoboye kurwana nazo cyane, uzavuge ngo ntabwo ari byo bibayeho njyenyine. Kuko Yosefu kubera ko yari umusharupansiye, yajyaga kubaka yarabazaga ariko akajya gushyiraho ni abasharupansi bajya bamwe bashyiraho biriya byo hejuru. Buriya yaragiye yarurira, ageze hejuru ahantu hamwe yagiye gushyiraho biriya byo hejuru, ahanutse arapfa. Yosefu baramushyingura birumvikana, ariko nyamara Yesu yarakomeje arakora. Yesu yarakomeje arakora kugira ngo azatugeze muri bwa bwami. Niyo mpamvu nkubwira rero ngo uno munsi dufata ingamba z'umwaka utaha atazagira uwongera kutunegura ngo ntabwo twitwara nk'abamenye Yesu. Kumenya Yesu rero ni ukumenya kuba mwiza, ugakora cyane, ukagira amafaranga, ukagira inshuti nyinshi, ariko bakureba bakabona finaro mu birangirije mu guca bugufi. Icyambu ukagira amafaranga, ukagira umuryango ukomeye, ukagira inshuti nziza kandi nyinshi, ukagira ubwenge ukiga ugatsinda, ariko bikarangirira mu guca bugufi. Imana ikadushoboza, kuko Yesu nawe byarashobotse, aca bugufi, avukira mu kiraro, arahungishwa, arahigwa. Bimaze iminsi ba Herode bamuhigaga, bamaze kugenda bigizwayo, aragaruka asubira aho yavukiye, aho yari atuye, barongera bajya gukomeza ubuzima, ariko nabwo mu bukene, ari umwana utazwi. Murabyibuka yuko yavugaga ikintu cyiza, bakavuga ngo uriya se wa hariya wavukiye hariya yakora ikintu cyiza gute muri uriya muryango. Hari uko ushobora kuvukira mu muryango abantu basuzugura, hari nabo basuzugura bakavuga ko batera n'umwaka, hari nabo basuzugura bakavuga ko ari abakene badashobora kuva muri ubwo bukene, ariko Imana iyo yabishatse ikagutunga inkoni, byose birarangira bigasenyuka. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho rero ibyo byose kugira ngo tuzabashe kubigeraho, hari aho badusomeye muri Zaburi. Yesu byose aba yarabiteguye. Muri Zaburi badusomye baratubwira ngo Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi ubwinshi. Haleluya, amen. Kubera ubuntu bw'Uwiteka Imana yacu, ibyo adushakaho, ibyo adutegurira, ibyo atubaraho ni byinshi kurenza uko twebwe tubitekereza. Niyo mpamvu twakagombye kuvuga ngo nubwo twanyura mu bigoye, nubwo twanyura mu biruhije, ariko Uwiteka afite umugambi. Muri iriya Zaburi niho batubwira ngo nyiri urusoro, amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose. Kora ibyo ushaka byose, ariko urangirize ku gusoza uvuga ngo nyamara ndi Uwiteka Imana yacu. Ibyo nkora byose ndi umwana w'Imana, ibyo nkora byose navukiye ku bwami bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero ugomba kwitwararika kugira ngo hatagira ikikwambura ibyo ugomba kugeraho. Tugambiriye kugira ngo tuzatsinde, nyamara umwanzi Satani we ntabwo ari byo ashaka. Ntabwo dukwiye guhubuka, dukwiye kugenda twitonze. Bambwira umwami umwe wari waratsinzwe akajya mu buhungiro, ubwo wabona ari Dawidi simbizi. Ajya mu buhungiro yavuye aho yayoboraga kubera ko bamwirukankanye. Agezeyo bahura n'umumama, amugirira impuhwe maze amugaburira umuceri ushyushye. Umwami akojeje intoki mu muceri arashya, arongera akozamo intoki mu muceri arashya. Umumama aramubwira ati rero hagarara maze mubwire. Kandi babwira umwami, hagarara maze mubwire wanje. Mwami ndije.
none se muri no minota uri umwami ko uruzi bakwirukanye niko yamubwira hagarara maze ngwereke ni nacyo cyatumye utsinda. Aramubwira ngo niba ushaka kurya umuceri ushyushye banza witonde uwo muceri ushyire ku isiniya ngo kera hari ari inkoko, nurangiza uramureho, nurangiza ukoremo n'intoki witonze, ugende utabira witonze, uwo muceri uraza kuwushobora. Arangije bamusukira ku isiniya, arangije agenda akoramo yitonze, umuceri arawurangiza. Umukecuru bamuhaye isomo rimubwira ngo iyo uza gukora nk'uku nguku ubwami bwawe wakabusubirana. Haleluya. Ibibazo iyo byakuzamukanye rero ugakozamo intoki nk'ukora mu muceri ushyushye, bizajya bigushyuhana ntabwo bizajya bikuruhana. Kandi nyamara tugambire kuvuga ngo njyewe ndashaka kugaragara nk'uwamenye Yesu, uwavutse ku ngoma y'umwami Yesu. Batubwiye ngo niwe wagombaga kuvuga kugira ngo tuzabashe gukira. Ubwo ari wagombaga kuvuga kugira ngo tuzabashe gukira. Rero icyo kibazo kimeze nk'umuceri ushyushye wigifata uko ushaka, ahubwo oroshya, banza utekereze kabiri. Abenshi muri twebwe tugera imuhira tugasanga hari ibyacitse, tugasanga hari ibyangiritse, tugasanga hari byononekaye, nyamara ugahutiraho nka mugiga, ugatangira gufata ibyemezo, ugatangira kuvuga nabi, ugatangira kwihuta. Muri uno mwaka uko guhutiraho reka tuzakwihorere tumenye kwihangana, maze niturangiza tubanze dusuke umuceri ku isiniya, dukozemo intoki twitonze, niturangiza turye twitonze, tuzawumaraho. Icyo kibazo kikuzamukanye, usanze mama wawe imyenda yayisutse mu yindi yanduye, usanze amazi yawe bayakoresheje, usanze uburiri bwawe babwangije, wakwitonze ko wenda babwangije bagira ngo basane hejuru ku ibati ryapfumutse kugira ngo ibintu bibashe kugenda kuzongera unyagirwa. Banza witondera muri uno mwaka ndabingiza, tuzabanze twitonde kugira ngo tuzabashe gutsinda igitego neza. Hari n'ubuhinga akakurwanya, hari uhora kubeshyera, hari uhora kuvuga nabi, hari uhora arara hejuru y'inzu yawe, ariko itonde uwo muceri uwarire neza, ukubita isengesho uti mu izina rya Yesu ndagucyashe ndakwirukanye, maze ikibazo kigende cyirukange, wowe usigara uri mwiza kandi utuje ucecetse, nta kibazo kikurihira. Muri uno mwaka ndagira ngo noneho tuzarwane dutsinda. Yesu Kristo aratwibutsa yuko ashaka yuko dutsinda kandi tuba amashami. Ntabwo dushaka kuba umuzabibu mukuru, we ni umuzabibu munini, twebwe tukaba amashami twavutse ku ngoma y'umwami. Bari abantu bariho mbere ya Yesu Kristo bari bafite ibintu byinshi bibagora, bari bafite ibintu byinshi bibarwanya, bari bafite amaturo menshi basabwa gukora, bagombaga gutamba ibitambo biruhanije. Ariko twebwe igitambo kinini dutanga ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, tukamwizera, ibindi byose bikaza uko bihari. Imana dushoboze muri uno mwaka rero kugira ngo ibyo ngibyo uzabishobore. Hari ibyo nawe ugomba kwitwararika. Burya ntukajye ukunda gusenga cyane ngo umare umwanya munini niba uzi neza ko warakaye kandi ukaba ufite ibibazo. Hato utazatukana umwami wawe, hato utazijujuta akanga kukumva. Yesu ntabwo akunda barimo kwijujuta, Yesu ntabwo akunda barimo kurira, ahubwo mubwira amagambo make nurangiza ugende utuze, uryame, woroherwe. Numara gukoroherwa ugende uce bugufuza umubwire ngo Mana ndagushima yuko byose ubyemera yuko bimbaho. Bikira Mariya cyangwa Mariya hariya batubwiye kuri uno munsi, ajya kubwirwa mbere yaho gatoya, hariya ajya kubwirwa ngo uzabyara umwana, yaravuze, yashubije igisubizo cyiza, aravuga ngo ibyo uvuze bingirirweho, ngo ndabyemeye. Kandi ntabwo yabyemeraga azi ko byakagombye gushoboka, ariko yaravuze ngo ibyo uvuze bingirirweho. Ariko nyamara se wa Yohana Umubatiza bamubwiye ngo azabyara umwana, yaravuze ngo muri iyi myaka se mfite urumva byashoboka? Bamukubita igihano cyo kumara iminsi atabasha kuvuga. Haleluya. Muri uno mwaka rero uzishimire kugera ku byo umwami yemera, uzishimire kunyura mu nzira umwami yemera, utabaye nk'abana bo kwa Zebedayo. Kuko Zebedayo yaragiye abwira Yesu ngo abana banjye shaka ko bazagukikiza umwe iburyo n'undi ibumoso, ariko arababwira ati keretse nibemera umubatizo nabatije. Natwe rero twemera umubatizo Yesu yabatije. Yanyuze muri izo nzira zose, amaze no kuba mukuru, akimara kuba umusore afite imyaka 30 atangira kwigisha, ariko yagize 33
bene data bahita bamuganagura, arazamuka ajya mu ijuru kudutegurira aho azatujyana. None nawe rero niba ushaka ko dutsinda, emera unyure mu nzira yaguteguriye kugira ngo we kumera nk'abo bana. Yarababwiye ngo niba bemera kuzagira mu mubatizo nzabatizwa. Nyamara bwarakeye Herode niwe yatangiriyeho ngo Yakobo aramwica, amaze kumwica nibwo yashyekeye ngo kajya kwica na Petero. Ubwo rero ndakwinginga kugira ngo wowe he kugira ukwambura umugambi wawe, he kugira ugutesha agaciro kugira ngo utakaze agakiza wafashe. Ndibuka kera muri primaire hari isomo bigishaga bavuga ngo igikona cyari kitoreye foromaje, kigize ahantu cyitwarira foromaje. Abameze nkanjye batazi bya foromaje, rero foromaje ni ikintu gikozwe mu mavuta ariko kiryohera bagurisha muri za alimentation. Igikona kitorera foromaje, kirayigurukana, cyicara ihagarara hejuru y'igiti. Ariko kugira ngo urukwavu ruzatware rya foromaje, bimeze nk'uko abantu bajya bashaka kukwaka agakiza kawe. Urukwavu rwaraje rutangira kubwira igikona kugira ngo rutware ya foromaje. Noneho rutangira ruvuga ngo yewe gikona, gusa ubwiza urasa na biki. Hari abantu baza bakakubwira amagambo adahwanye n'ibyo wagombaga gukora. Bazakubwira meza cyangwa mabi, bagusingize udakwiye gusingizwa, cyangwa bakambura agaciro utakagombye kukambura. Wabihunze ukikomereza imbere ko uno mwaka turashaka gutsinda, uno mwaka gihe ndashaka gutsinda. Nishaka gutsinda rero nzirinda kurakara, nzirinda no gucika intege, ubundi hasigaye bizakunde bigende neza. Maze igikona kiravuga, maze urukwavu ruravuga ngo si ubwiza urasa na biki. Igikona kikicecekera ngo nyamara uburanga ndabona umuhanya ni hoho. Igikona kikicecekera. Urukwavu rongera kibwira ngo rega urasa na bike, nta kintu gisa nawe gihari. Igikona cyagize kikavuga ngo kuko ni byose. Murasama, foromaje iratakara, urukwavu ruratoragura rurigendera. None ko bagushaka kuvuga amagambo, bakaguteranya n'abandi, bakakuvuga amagambo menshi, bakaguteza ibyo batagombye kuguteza, nawe ugashaka gusakuza, rwana intambara bucece, rwana intambara n'amagambo makeya, ubundi utsinde. Uno mwaka dutsinde mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero nifuze ko tugambirira kimwe, kuvuga ngo muri uno mwaka mfite ingamba zanjye nafashe. Ingamba zanjye nafashe, nzakora cyane, nzamenya gutunganya amasaha nkoreramo, nzamenya kubaha ibintu bibiri. Mbere na mbere umuryango wanjye, mbere na icya kabiri akazi nshinzwe, icya gatatu kumenya ko ibyo byose biteranya no kubahisha Uwiteka Imana yawe. Uzubahisha Uwiteka Imana yawe uri mu muryango wawe, ubahisha Uwiteka Imana yawe uri mu kazi kawe, ubahisha Uwiteka Imana yawe umenya gukoresha amasaha Imana yaguhaye. Ariya masaha Imana yaduhaye amasaha angana. Hari abantu b'abakire kuturusha, hari n'abageze hagati, hari n'abatunganya, ariko abo bose Imana yabahaye amasaha angana na yacu. Mureke rero amasaha dufite tuyabyaza umusaruro, dukora ibyo ngibyo uko ari bibiri, Imana itugirire neza. Twize ku isomo ritubwira ngo niba ushaka gutsinda, irinde kurakara no gucika intege. Ndagira ngo muri uno mwaka tuzatsinde rero, nicyo nagira ngo zorezeho. Ntabwo nakomeje gutwara iminota yacu kandi nzi neza yuko amasaha yanagiye, ariko icyifuzo cyanjye nuko dutsinda. Niba ushaka gutsinda uzamfashe, niba ushaka gutsinda uzagendane n'ibyo nifuza, uzamenye kwirinda kurakazwa n'ibyo ubonye byose, akandi ikindi wirinde gucika intege, kuko n'abakera bamwe batubanjirije bagiye bakomera, banyuzagamo bakanyura mu bibazo bibagoye, bakihangana barangiza bagatsinda. Ndagira ngo rero dufatanye, niba wemera kumfasha rero wahaguruka tugasaba Imana, tukayisaba kugira ngo tuzagire ubutsinzi muri uno mwaka tugiye kwinjiramo. Haguruke dufatanye dusenge Imana tuyisaba ngo uzaduhe ubutsinzi muri uno mwaka tugiye kwinjiramo. Ndasaba mwarimu Marcel azi imbere adufashe gusenga dusaba ngo Mana uzaduhe intsinzi muri uno mwaka tugiye kwinjiramo. Kandi usaba intsinzi unayisabe uzashoboze gucisha make, uzashoboze koroha, uzashoboze no kumenya gukomera kugira ngo ntacika intege. Reka dusabire. Kandi ndakunezerewe, izina rye rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Ngushimiye ijambo ryiza ry'umugisha umugaragu wawe Pasitori atugejejeho, risanye imitima, ryongeye kwirema bundi bushya,
byongeye kutubera inkomezi mu rugendo, byongeye kutubera ihumure, byongeye kutwomora ibikomere twari twarakomerekejwe na Satani muri uyu mwaka dushoje. Twinjiranye ikimenyetso cy'ibyiza mu mwaka twinjiyemo, kuko twumvise neza ko mu mpanuro duhawe ikizabidushoboza. Icya mbere ni uko tuzirinda kurakara, ikindi tukirinda gucika intege. Rero Mana udushoboze, ntabwo twabyishoboza. Abadayimoni b'urucantege muri uno mwaka tugiye kwinjiramo, abo ngabo tubirukanye ku buzima bwacu. Abazimu bateza umujinya n'uburakari, abo ngabo tubirukanye ku buzima bwacu. Ahubwo Mana mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwaka tugiye kwinjiramo mushya wa 2024, tukuragije imiryango yacu, tukuragije igihugu cyacu, tukuragije itorero Methodiste Libre, tukuragije paruwasi ya Nasho, tukuragije ishuri rya Ibanda, tukuragije Mana Data twese ishuri rya Mushongi, tukuragije Ibanda kabiri Nasho. Mana mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubwami bwawe buzaguke, Mana utwongerere imbaraga, Mana uturinde, Mana udushoboze gukora ibyo tutakwishoboza. Muri byinshi twagiye duhiga kuzakora, turashaka kuzubaka insengero tukagura, turashaka kongera umubare w'ibyuma bigezweho kandi bifite amajwi meza y'umugisha yo gucuranga mu rusengero, izina rye rigakuzwa rigashyirwa hejuru. Turashaka Mana Data twese yuko izina rye ryakongera kandi rigashyirwa hejuru, amahanga yose akarimenya, akaryizera, akaryiringira, akamuri ryo naryo rikaba muri twe. Nicyo gituma Mana Data twese gusabye kugira ngo uzabishoboze. Dore Mana hajyaho igihe Satani agasaba itorero rye rikagira intege nke, ariko mu izina rya Yesu turirukana imyuka mibi, turirukana abazimu, turirukana abadayimoni, turirukana imbaraga zose z'ibitero by'ingabo za Satani n'imyuka yose mibi mu izina rya Yesu. Ahubwo Mana icyo tugusabye, Mana Nyiringabo, turagusaba yuko Uwiteka Imana Nyiringabo wagendana natwe muri uyu mwaka 2024, zagendane n'abagabo, zagendane Mana Data twese n'abamama, zagendane n'urubyiruko, zagendane n'itorero ryawe. Kandi Mana mu izina rya Yesu, nukuri muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, turagusaba ngo tuzahogwe n'Umwuka wera, turagusaba ngo uzadushoboze Mana ibyo tutabasha kwishoboza, uzadukorera ibikomere, uzatwigaragarize, uzongera utwiyereke, uzongera utwitamururire, uzongera ube mu ruhande rwacu, uzongera utubere Imana, uzongera uducira inzira Mana zitugeza ku bisubizo by'ibyifuzo byinshi twagiye dusengeramo umwaka ukaburangiye bitarasubizwa. Ndagira ngo mu izina rya Yesu Kristo uyu mwaka mushyashya tugiye kwinjiramo, ibyo byifuzo uzabisubize, kuko Imana wumva gusenga, izina rye rihabwa icyubahiro. Turagushimye rero Mana kubagaraguye n'abajakazi bawe, dufatiye icyemezo muri amateraniro yo ku munsi mukuru wa Noheli, twibuka ivuka ry'umwana Yesu Kristo. Uyu munsi mukuru rero Mana, buri wese Mana turi kumwe afata icyemezo cyiza gikomeye cy'umugisha cyo gusenga no kwinjira mu Mwuka wera no kubohoza imigisha yose umwanzi yafashe akayinyaga, kugira ngo umwaka tugiye kwinjiramo tuzabinjira mu mugisha udasanzwe, izina rye rihabwa icyubahiro. Ndagushimye rero Mana kubwira ijambo twumvise, tugushimye tugukomera amashyi tukuvugiriza n'impundu, izina rya Yesu Kristo.